turi hararyoshye hararyoshye we hari ubundi ijuru ribaho ijuru ribaho ijuru ni iri ngiri babandi barakumena amaraso si ibyo biryo byacu si ikibi agomba kubaho bana none uyu munsi kabisa no gushaka ibyana bya hatari ndakubwiye ngo uyu munsi ngewe ngomba kunywa byeri ariko mfite n'icyana ndi butahane ndi nyine icyana mbana akoze cyane cyo muri weekend mana wallahi ese wimeze bite bana uyu munsi gahunda yari none mu mbare rya Arisemana ngewe mfite n'icyaka nabijyaka ngenda shaka umwana ubu ngenda shaka tako urashaka umwana ndashaka umwana ndi burarani nawe ngewe uyu mugoroba nanjye nuko mani ngewe maze iminsi ibiri yose ntarya kana mani hanze hari ikibazo mani ntabwo uramenya gahunda ihari hanze hari sekibi zateye wa sekibi yambuza kwirira umwana niko bakubeshye ubu ntabwo uramenya ibya sekibi sekibi se akora icya akazi ke nakara hateye ibintu muze tugende mbaza mbugure n'akantu hariya urumva ubundi araza agatwara abantu akabatwara ahantu habi cyane ku marimbi mbega byugarije abantu njye mani cyambere no gushaka kana ho kwica mani ubwo ibyo bihuriye no kuba nshaka kwirira kana ahubwo we numva tunahoza ayo ntabwo ibyo kumbwira ngo se kibongo n'amarimbi ngewe akanya kaba kabaye gakeya nawe gahunda tuba turimo buyizi kazi mugiye gukica rero umva rero mbabwire gahunda ndabona irimo kugenda neza ejo saa 11 cya kibazo muze mwagikemuye reka ngende gahunda ni gahunda imodoka murayifite sawa bakunda inshuti bwo bya sekibi byateye ngewe wambwiye cyane ntabwo mwiza nuri sekibi ni umuntu umeze gute sekibi nyine asa nk'umugabo cyane nk'uko bavuga satani cyore ni satani izigatwara abantu bibariye neza waba se ikuzimu nyine numva satani ngo ibikuzimu nuri se aba hano ku isi abaza ku isi nyine urumva ntabwo eshatu atanyubwa ntabwo bare nazanjyana none se kanaye ngiye mu kazi sha akomano yisigenda utabashe kumva sekibi zambwira nyine tuvuye ku ishuri nge ntabwo mbizi sharo ndatangiye wanyibwire sekibi ni umuntu umeze sekibi abagamije gusenya abantu bimereye neza abagore asenya ingo zubatse abana aho bari bameze neza araza akabajyana mu biyobyabwenge akabajyana mu bindi bintu ni umuntu ushukana arashukana kujyana nk'aho umukobwa rero kujyana mu busambanyi akujyana kunywa itabi ahantu hose kandi ugasanga atari byiza none se ubwo aza kubwira gute kugira ngo abe yakujyana ni ukuvuga ngo sekibi araza yashobora kuza muri sugar daddy akagutereta agagushikisha utuntu agatelefone akaguha byose birashoboka mana we ndabimenya kiri urakoze ariko ndio gihe gisigaye kugira ngo aze ariko bose n'undi n'umuntu nabajije kubigarurira yewe nta mugore nzatinya nta mwana nashaka yavutse uwo munsi kama mbaya nzabarya kiri inkweto muhamagare mu mbana ageze none amasaha yageze Yezez. Uri ku marembo. Injira tebuka nta kibazo injira. Yakuzuka byiza cyane mu mbona. Hano mbona kabereka buriya
ariko siko tuvuze ku by'ubukwe ukanyibutsa desi nawe urabona amezi abaye angahe yose rwose ibintu nakubwiye ko utansubije bya bindi se none urabona tutagomba kubanira igihe kirimo kiraducika ariko ubundi urukundo rw'iki gihe wowe urubona nuko abakobwa b'ubu mwabaye ngo urukundo none se mutegereje urwaryara urw'ejo hazaza tutazi uko ruzaba rumeze n'umwe reba Peter yakoze ubukwe n'ibyo ariko reba igihe yari amaranye n'umukunzi si igihe kinini iminsi baye myinshi igiye gufata umwanzuro niba utansubije umuntu wese wasigaye barumva bamagaye none wajya narakubura muri ino minsi hari ahantu harakuburiye kandi usikariho twahuriraga muri ino minsi ndatumirewe nabi gute se uzi ibintu bari kudukorera ubwo mbabona nagitinda ahantu waya wigira ubwo ntacyo waba turi kure se wenda iminsi yatwaye telefone abonye hari icyapa rwose wigira ubwo ahantu ni habi nose tukabigarurira uyu munyamurezi gayihanga ni ingano ndatumugeza kwa